bimeze bite? Reka mbabwire ngo mbahaye ikaze kuri ya YouTube channel yanyu. Uyu munsi tugiye gukomezana ya za nama z'ubwenge, za nama za wa musaza mumaze kumenyera muri benshi. Ibi ni ibintu bisanzwe, tugiye kujya twumva inama z'uyu musaza. Niba ari ubwa mbere uhageze, ugenda ureba ibindi biganiro twagiye dukora, harimo inama nyinshi z'uriya musaza yagiye agira abantu kandi zikabafasha, ndetse nawe ukazumviraho nyine zikagufasha muri ubu buzima, ko ubu buzima duhora twiga, duhora twihugura, tugahora twunguka ibintu bishyashya muri ubu buzima. Wumva amagambo dutangiranye, amagambo tugiye kujya dutangirana ushobora kumva atari ubwa mbere uyumvishaho kuri iyi channel. Aya magambo akaza yahindutse nyine ukundi kuntu. Don't make one person the center of all your happiness, the pain, and learn to by yourself. Umva amagambo dutangiranye. Don't make one person the center of. Muzehe atangiye tugira inama tubwira ati ntuzigere utuma umuntu umwe wenyine aba izingiro ry'ibyishimo byawe. Your happiness. Oya. Don't make them the reason. Ndetse ntuzatume ari uhinduka impamvu wishimye. Uvuga ati ngo kuba nishimye mbikesha kanaka. Oya, ntuzatume ibyo bintu biba. That person walks away from your life. Kuko impamvu umuntu azageraho akuvire mu buzima agendeye, You're left with nothing. kandi nava mu buzima bwawe azagenda nta kintu agusigiye. Reba aba ex ufite bagusigiye iki. Jya wizera nk'umunyabwenge ariko ntukizere nk'impumyi cyangwa wizere buhumyi. Umuntu akubwira ibintu uhita umwizera, wapi. Niho hava ijambo rivuga ngo icyizere ntago gitangwa gutyo gusa, kirakorerwa. Umuntu aragikorera, kamanza akagikorera kugira ngo umuntu ubone kumwizera, apana kwizera umuntu buhumyi uhubutse. Oya. Your friend's problem. Buriya ngo ibibazo by'inshuti zawe bihinduka ibibazo byawe uko byagenda kose. Inshuti zawe zigomba kuba zifite ibibazo, kumva ko ibyo bibazo zifite ari ibyawe. Ibyo ni ibikwereka ko ufite ibibazo bikeya ndetse ari umwanda uba ugomba gukemura uko byagenda kose. Inshuti zawe niyo zifite ibibazo, menya ko ibyo bibazo nawe ari ibyawe. Ibi ni ibihita binakugaragariza ko ibibazo akenshi tuba dufite aba ari bikeya, ahubwo nyine hiyongeraho iby'abavandimwe, hakiyongeraho iby'abashuti bacu, abo twirirwana, abandi bose. Niko biba bigomba kugenda. Kandi never expect someone to catch you. Ntuzigere uteganya ko umuntu agiye kugufata. Umva aka kantu ndagira ngo nkasubire. Ntuzigere uteganya ko umuntu agiye kugufata cyangwa se agiye kugusama wenda ugiye kugwa hasi ngo kabone niyo yaba yarasamye abantu benshi. Ntuzigere wizera umwana w'umuntu. Nanone muzehe yarongera atubwira ati ukuri ni buri muntu wese agiye kukubabaza. Ahubwo tangira ushake wa muntu mugiye gucana muri ako kababaro. Ukuri ni buri muntu wese ubona hano hanze, jya uhora witeguye ko ashobora kukubabaza. Ahubwo utangira ushake ba bantu bafite agaciro, ba bandi bazagufasha bakakuba hafi, ntibagutererane, bakagumana nawe, bakumva uburibwe urimo. Nanone muzehe yaravuze ati jya uterwa ishema nuko wagerageje cyane. Uvuga uti ewana ntakumva ntagize niyo byaba byanze. Jya uterwa ishema nuko wagerageje. Uvuga uti nagerageje uko byagenze kose ariko nari nagerageje. Ntukarebe inyuma ngo urebe inyuma, kuko ntabwo ugiye gusubira muri za ngeso wari urimo, ntabwo ugiye gusubira muri za nshuti zawe za kera zitagufasha, zidafite icyo zikumariye. Oya, ibyiza biri imbere. Jya ukomeza urebe imbere, ntukarebe inyuma ngo uhinduke. Keretse cya gihe uhindukiye ugiye kureba ngo mvuye kureba ingana iki, iterambere ryanjye rigeze, urugendo rwanjye rw'ubuzima kuva aho natangiriye kugeza aha uyu munsi ndi, ubuzima bwanjye buri kuyiherevu. Ariko ujya urareba inyuma byonyine cyangwa se usubiza amaso inyuma, ariko ngo ntugasubize amaso inyuma gutyo gusa, kuko ntago ariyo nzira ugiye gucamo. Nta magambo barimo amasomo. Nanone ntuzigere wishingikiriza ku muntu uwo ari we wese muri iyi si. Nababwiye ngo aya magambo akunda kugenda agarukamo ariko akagaruka yahindutse. Wumve nk'iri ngiri ati ntuzigere wishingikiriza cyane ku muntu uwo ari we wese muri iyi si, kubera ko n'igicucu cyawe umunsi umwe kiragusiga. Igihe mugeze mu mwijima kiragusiga kikabura. Rero ntukizere umuntu uwo ari we wese. Nanone ngo jya ukora akazi kawe kugira ngo ubeho.
nanone wibuke kwishyira mu murongo muzima, ibyo bizatuma ubona amahoro, ugira amahirwe muri ubu buzima ndetse bituma ubaho neza. Igihe nanone wicishije bugufi nibwo noneho utangira kumenya ibintu byinshi. buriya abantu bigira ba nyirandabizi, abantu bigira ba nyirandabizi ntabwo bakunda kumenya ibintu byinshi, oya bakomeza bumva ko bazi ibintu byose, bigatuma batamenya ibindi bintu bishyashya. kandi iyo wicishije bugufi ugatega amatwi gusa ukumva ibyo abandi bantu bavuga, ugenda wiyongerera ubumenyi. nanone jya wibuka ibihe utekereza ko byagushimishije mu buzima bwawe ntago biraba, ako ni nk'agatonyanga ubona mu nyanja. jya umenya ko iyi ari isi yawe, muri make jya uhumuka, isi yawe yikamirike. bitari ibyo hazaza undi muntu akwigisha, agusigira amasomo y'ubuzima, uzasigara umwibukira uvuga uti uyu yarampumuye, uyu yatumye ncana ku maso. rero ujya wicara uvuga ati iyi ni isi yanjye, ngomba kuyityaza mu buryo nifuzamo ndetse nkaba ncanye ku maso kugira ngo undi muntu atazaza akampumura ku maso. Bad habits are like a comfortable bed. Muzehe yarongera atubwira ngo ingeso mbi zimeze nko kuryama mu gitanda ukumva uratekanye, cya gitanda uryama ukumva ntago wakanguka, kuko biba byoroshye kuba wakijyamo ugiye kuryama, ariko ugasanga kukivamo no kwiyorosora ewana birakomeye, ni hatari. kugira ngo uve mu buriri bisaba polisi. abantu bakunda kuryamira ndabasuhuje, ariko icyo muzehe hano nyine yavugaga ni ibintu byumvikana. ingeso mbi nyine kuzijyamo ni utuntu turi ize, ni ibintu byoroshye, uzijyamo nyine wumva nta byahatari, nta bintu bikaze. iwantu uvuga ati hari ubwo bikaze, ariko kugira ngo uzave kuri izo ngeso bikakugora cyane. ingeso zimeze nk'igitanda kimeze neza, gishashe neza, hahandi uryama ukumva wageze iyo ugera, ariko bikakugora mu kuba wahaguruka kuri icyo gitanda kugira ngo uziyorosore cyangwa se ubyuke ukanguka. ngo ingeso nazo niko zimeze. buriya nta muntu uhuze, ndagira ngo upfa aka kantu, nta muntu uhuze. ba bantu bose bakubwira ngo barahuze, ahubwo biterwa n'ikintu cyonyine ashyira imbere. ukamushaka kubwira ati ewana ndahuze, buri kanya agahora akubwira ngo ndahuze, ariko iyo abonye ko uri ingenzi cyane kurusha ikintu ari gukora ntabwo yakubwira ngo arahuze, ahita ashaka uburyo mwavugana mukavugana. iyo umuntu akubwiye ngo ndahuze aba ashatse kukwereka ko ibintu ahugiyeho ari byo bifite agaciro kurusha umwanya wari umwatse. rero ngo nta muntu uhuze kuri iyi si, ahubwo biterwa n'ikintu umuntu ashyira imbere. mwese mubyumve neza, munabyumvireho. aka ni akabanga mbibi. niba ibintu bigushimishije jya ushaka uburyo bigumisha mu ibanga, jya uguma utuje, ureke kubisakuza. hari abantu baba bashishikajwe no kwangiza ibyishimo by'abandi bantu. rero ibaze uwo muntu amenye ko ibyo bintu bijya bigushimisha, usanga bagira iki, hari ukuntu bajya bakwinjira bakavuga bati nkoze kiriya cyamushimisha, agahora agukorera ibintu bibi kuko azi ko ibyo bintu bibi bitagushimisha. ikintu cyonyine nakoze muri ubu buzima bwanjye ni uko nahagaritse kubwira abantu ikintu ndi gukora mu buzima bwanjye, icyo mpugiyeho, icyo ndi gukora nonaha. nicyo kintu njya nicara nkarahira nkavuga ati ubuzima bwanjye kuva navuka ikintu nakoze cyiza ni uko nahagaritse kubwira abantu ibintu ndi gukora mu buzima bwanjye, kwa kundi ugenda umenyesha abantu. urazi uyu munsi ndi muri ibi, uyu munsi noneho nagiye kureba match, nagiye aha, nagiye ku rusengero, nagiye aha, nagiye muri boîte, nagiye kunywa inzoga, nagiye hehe. nuko yahagaritse kugenda yasasa ibintu byose ari gukora. ariko imboga zaraje, usanga buri muntu wese akana ari gukora yagapostinze. ewe ntago bizoroha, ntago bizoroha. nawe ubishyire mu buzima bwawe byagufasha. niko muzehe ari kutubwira. ndetse arongera aratubwira ati buriya ngo guharanira intsinzi cyangwa se guharanira iterambere nta gukora cyane, ibyo ntaho bitaniye no kugerageza gusarura ahantu utigeze ubiba cyangwa se ahantu utigeze uhinga, ushaka ibyo utavunikiye. ntuzigere muri ubu buzima, ntuzigere uhatiriza abantu ngo uhatirize umuntu mu gihe ubona atari kubyumva. ndetse ntuzigere wingingiriza umuntu, winginge ufata mu ntuza kugira ngo bidahita wapi. ndetse ntukihome ku bantu. ibyo bintu uko ari bitatu muri ubu buzima, jya urahira uvuga uti ntabwo nzigera mpatiriza umuntu mu gihe mbona ibintu atari kubyumva. ikindi,
ntago nzigira ningingiriza umuntu ngo njye hasi mfukame ngo ndi kwinginga umuntu mu gihe ubona nabwo atari kubyumva. Ikindi, ntuzigere wihoma ku bantu batagushaka mu gihe ubona hari abantu batagushaka nyine uri kubihomaho ubiruka inyuma reka ibyo bintu ntuzabikora, ibyo bintu bitatu mu buzima. Reka mbabwire ngo isomo ry'uyu munsi naturisoreje, ariko niba ushaka kubona izindi video cyangwa se andi masomo twavuze wareba aho kuri YouTube channel yacu, amavideo arahari twagiye dutangamo inama z'uyu musaza, kandi izi nama zagiye zifasha abantu, umuntu wagiye azishiraho umutima ndetse agakuramo amasomo mu gihe yateze amatwi. Ndabizi ko utakwicara ngo ugende utahanye ubusa. Jya ufungura iyi channel, izi nama z'uyu musaza uvuga uti mfite intego yuko iki kiganiro ndi kumva kitaragenda nta somo rinsigiye. Nabifuriza kujya mwunguka inama z'ubwenge buri munsi kugira ngo ubwenge bwanyu bugende bugwira, ndetse tugwiza ubwenge n'ubumenyi dukuye kuri iyi channel yacu Nkoranya TV, koraniro ry'ubwenge ku bakuru n'abato. Reka babwire ngo naho ubutaha dukomeza n'izindi nkuru z'uyu musaza. Nababwiye ngo ndahari 5 kuri 5, izi nkuru tugiye kujya tuzumva buri munsi ku munsi.